nk'uko twababwiye ko tuza kubabwira inkuru yose yuzuye. Hagati aho muri uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, niyo mpamvu tuticara hamwe ahubwo duhora tugendagenda tubashakira icyagirira umumaro intekerezo zanyu, icyatuma murushaho kuramya no gushima Umuremyi. Uyu munsi turacyari mu gace ka Kikumbi, aho twasanze Miss Mbulu afite umwana, ariko inkuru y'ubuzima bwe irababaje. Ati iteye ite? Inkuru y'ubuzima bwe ukuntu iteye nuku: Miss Mbulu yari umukobwa nk'uko abandi bakobwa bose baba bakobwa. Mu gihe cy'ubwangavu bwe yaje kugira umugabo amwizeza ibitangaza ko bazabana akaramata. Nyuma yo kumwizeza ibitangaza baje guhura bakora sex nk'ibisanzwe mu buzima busanzwe bw'abakundana, ariko ntibyarangiriye aho ngaho muri sex gusa, ahubwo haje kuvamo inda. Iyo nda niyo yaje kuvukamo uyu mwana mubona kuri kamera. Nk'uko twabibabwiye yuko turi buze tubavira mu muzi ibijyanye n'iyi nkuru, ni inkuru y'akababaro ya Miss Mbulu. Ntucike utumvise iyi nkuru kuko iri bugire isomo ikwigisha. Uri umubyeyi, uri umwana, icyiciro icyo ari cyo cyose waba urimo, ibijyanye n'iyi nkuru birakureba. Miss Mbulu yari umukobwa nk'abandi bakobwa bose, ariko ntiyaje guhirwa nabyo, kuko yaje kugira umusore amubwira ko amukunda byo gupfa kandi batabanye ko nta buzima. Kumbe nyamusore yishakiraga iby'ako kanya. Ubwo bamaraga guhura n'ibyabaye shyashya yahise amutera inda. Iyo nda niyo yaje kuvukamo uyu mwana mureba. Uyu mwana akimara kuvuka hashize iminsi 3 yatangiye kunyara inkari zitandukanye n'izo abandi bantu banyara. Ababyeyi bikangamo niko kumwirukana ririri no kwa muganga. Bageze kwa muganga, abaganga bagerageza gukora ibishoboka byose, ariko basanga afite ikibazo ku bwonko. Kuva icyo gihe ntiyigeze abasha kuvuga, ntiyigeze abasha kugenda cyangwa gukambakamba nk'abana. Ubu tuvugana uyu mwana mubona nk'aho afite imyaka 2, mu by'ukuri yujuje imyaka 7. Ariho uri umubyeyi wakora iki? Wamutererana, wamujugunya cyangwa wamwica bikarangira, cyane ko ariho ababica bakiri no mu nda. Ariko uyu munsi wa none turashima cyane ababyeyi ba Miss Mbulu, ntibigeze bamutererana cyangwa bumve ko yabaye icyohi cyomanzi n'andi mazina yo kumuharabika, ahubwo baramwiyegereje bamuba hafi. Uyu munsi wa none nibo ari kubana nabo, nyuma y'uko umusore wamwizezaga ibitangaza ko bazabana akaramata nka Adamu na Eva muri Edeni yaramwihakanye, akamutera uw'inyuma, ahubwo akishakira abandi bagore, cyane ko atari umugore umwe yashatse nyuma yiwe. Anabwira ababwira ati tuba tukikwatira nambari wanakiziza utuzi tuba apaka kiriye nana rikira tukwatira n'utuzi tuba dumafoni ngira cyo bino amazi iyo umuntu asubira akoni. We avuga yuko ababajwe cyane no kubaho adafite igifasha uwo mwana, kuko uyu munsi wa none ntacyo ashoboye gukora. Uwo mwana nta wundi muntu abasha kwemera uretse mama we gusa, na nyirakuru ari nyirakuru ntashobora kumwemera, yemera mama we gusa, kandi nta kindi kintu ashobora gukora usibye kumuheka. Akeneye ubufasha. We avuga yuko kurya bimugora, kuko uyu mwana ntago arya ibyo kurya nk'iby'abandi bantu barya, aratoranya. Iyo umuhaye ibyo adashaka ntabirya,
kandi ibyo arya cyane cyane akunda ibintu bigizwe n'amasukari. N'umugore umuha umutsima, n'umugore umuha ibigori cyangwa ibijumba, imyumbati, ibishyimbo, ibitoki, ibirayi. Ibyo abyanga kubi, aba ashaka ibintu biri aho byoroshye, amapotaje n'ibindi bintu biryohereye. Uyu mubyeyi akavuga yuko atabibona ku kigero uyu mwana aba abishakaho. Ariyo mpamvu twababwiye ngo Zawanda TV dufite akazi gakomeye ko kugenda hirya no hino tubazanira amakuru atandukanye no kubagezaho abakwiriye ubufasha. Wasanga ujya wibaza ngo ninde nafasha, namufasha mu buhe buryo? Ndagira nkubwire yuko Zawanda TV ihari kugira ngo iguhuze n'abo wafasha ku kigero wumva ubishakaho kandi nabo bikanyura imitima yabo. Namwe mwaduhaye ubufasha bwanyu, turagira tubabwire ko bwageze aho bwagombaga kugera. Ariko kuri iyi nshuro twahagurutse nka Zawanda tugira bimwe mu byo twitwaza ubwo twamenyaga iyi nkuru tujya gusura uyu muryango. Niyo mpamvu namwe tubashishikariza, mufite umutima wo gufasha, mudufashe aba bantu babona ineza y'Imana. Hari umuntu umwe wigeze ambwira ijambo numva rinkoze ku mutima. Yaravuze ngo mbera Imana, mbera Imana. Imana ntizigera iva mu ijuru ngo izikore iby'abana b'abantu dushoboye gukora. Icyakora izadukoresha, kandi nidukoresha uwo muntu tuzaba tugiriye neza azaba abonye Imana mu rwe ruhande. Imana yibonye muri wowe, Imana yibonye muri njyewe, Imana yibonye muri twebwe twese dukoze iby'Imana. Murakoze, turacyakomeje kubabwira iby'iyi nkuru, ariko mbere y'uko dusoza reka dushyiremo pause. Nkala yoli ngati aliko mudai pachinga nkala yomutandiza navo kudya vinango vamene sikuwama vapala munga soya piseza kanilatu kudya apuna vintu vili shuga maningi vija ndiye momene amadira ngati vaipa vokudya awe teza posama. Nk'uko mubibona kuri kamera za Zawanda TV, uwo ni umubyeyi wa Miss Mburu. Agerageza kuvuga uburyo ubuzima bwabo bugoye bitewe n'uwo mwana. Ese kuko akomeza ababera umutwaro, cyangwa hari ibyo twabafashaho kugira ngo ababere umutwaro, ababere umugisha? We agerageza kuvuga yuko bigoye kumukorera amasuku kuko buri kimwe cyose akikorera, rimwe na rimwe akavuga ko biba bindi no kunuka, agasaba yuko ari nk'ibishoboka kubona amadayipa byaborohera. Rero ninjye nawe, nitwe twese hamwe dukwiye kunga ubumwe. Icyari umuvumo kikaba umugisha, icyari ikibazo kikaba igisubizo, ibyari amagorane bikaba amashimwe, byose tubigizemo uruhare. Mudufashe turebe ko uyu muryango wagira ishimwe kubw'umwana wabo. Murakoze. Ngaziko mukuri wa Zawanda TV onifikira pano pa nyumba sinzo kuganizira kuti ningafike ko apa pemba ko chetandizo kuri imwe vane muzanitamba kwaneka nisingakwanise pemba tandizo kuri umwana mutandizire everyday kugula vintu madaipa afuna vintu vosiyana siyana. Sasa eruka kumusana pemba tandizo kuri imwe vane muzanitamba sikomo. Mu gusoza rero reka dusoze tubabwira yuko nubwo babitoroshye Zawandi bayafashe urugendo rutoroshye ikabagirira hirya no hino ngo ibazanira amakuru yizewe. Aha twari turi ni kuri tere yo ku Cikumbi. Birashoboka ko ufite umutima ufasha nk'uko nabivuze no haruguru, wadufasha
tukagira icyo dukora kuri uyu muryango nawe ukagira ishimwe. Hanyuma mu bikorwa nk'ibi byigisha kandi bitanga impanuro kuri Zawanda TV, ndagira mbabwire ko ari akagaruka kuri mikoro n'umuvandimwe Abbas. Ciao, ciao, bye, see you.